So kubwiyo mpamvu rero bampora iki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pastor mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupastoro ngiye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya ubwo bisobanuke neza uciye oya Imana icyo gihe Imana yaba naba narashutswe naba ari satani yantumye ntaratumwe n'Imana ongera bisubiremo bakagira ngo wavangiwe nsubiyemo bampora iki uyu munsi kuri tariki ya 23 nkuko nabihanuye kuva kera kuri The Choice ku Mpemburo TV nkabisubiramo ngo bampora iki ntazajya amageragere na urukiko n'umukatira kujya amageragere Imana yamaze kuvugana nanjye ko yafashe umutima w'umucamanza n'umwanditsi none se Imana irirengagiza itegeko cyangwa irirengagiza n'ibyo ijambo riravuga ngo umve igisubizo uko kivuga ngo najya amageragere ndiyambura kwitwa pastor ntuzongere kunyita pastor uzanyita Korode tuzajye duhurira mu tubari tuzajye duhurira mu marogi nzamuye ikigaza nk'umukozi w'Imana nzaba ntari umuhanuzi watumwe n'Imana ngaye nguko rero ni Pastor Claude nguwo ari mu nzira yerekeza kujya gucuruza amacumbi y'indaya ndetse no gucuruza akabari. Uyu mugabo rero witwa Claude nkuko yabyivugiye ngo ibyo yarahiye ko nk'umuhanuzi nibiramuka bitabaye ntituzongeye kumwita pastor, niyo mpamvu mwumva ntongeye iryo jambo Pastor Claude. Ubu rero ni Claude Karabu Diane rero ubu ari mu nzira yerekeza kujya gucuruza amacumbi y'indaya ndetse n'akabari nkuko yabyivugiye mu magambo we yivuye kuri uyu munsi kuwa mbere ku itariki ya 23 Mutarama 2023 ku rukiko aho urubanza rwari ruri kubera rw'umugabo witwa Bamporiki Edward, aho mu magambo ye yivugiye yuko urukiko rutanzuye ibyo yavuze ajya gucuruza akabari ndetse akajya gucuruza n'amacumbi y'indaya. Uyu mukozi w'Imana rero yivugiye mu magambo ye ko ibyo yahanuye nibiramuka bidahuye n'iby'urukiko ari bite yiyambura umwambaro w'ubushumba cyangwa se umwambaro w'ubupasiteri akajya kwicururiza akabari ndetse n'amacumbi y'indaya. Karabu Diane rero nk'uko isezerano ari isezerano twagiranye yari bitubwiye nk'abantu ni nako bimeze, ntabwo turi bwongere kumwita Korode kubera yuko urukiko rwamutengushye ntabwo rwigize ruhuza n'ibyo yahanuye nk'umuhanuzi. Ubwo rero guhera uyu munota n'isegonda ntabwo tuzongera kumwita Pastor Claude ahubwo ni Karabu Diane nk'uko yabyivugiye. Ariko basha ibintu mwishemo murabona muzabishobora. Hari kuri uyu wa mbere rero ku itariki 23 Mutarama 2023 aho urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Bamporiki Edward wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, rutegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30. Kuri wa mbere tariki 23 Mutarama 2023 nibwo umwanzuro ku bujuriro bwa Bamporiki nubwo ubushinjacyaha butangajwe. Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru rukiko rwamukatiye gufunga imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60, ariko ahita ajurira iki gihano. Ubwo aheruka mu rukiko Bamporiki n'abunganizi be babwira urukiko ko hari impamvu 3 zatuma bajurira bitsa ku kugabanyirizwa ibihano no kubisubika. Bavuze ko impamvu ya mbere ari uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Bamporiki icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite kandi amafaranga yahawe ari ishimwe risanzwe. Bamporiki kandi yajuriye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko. Ubushinjacyaha nabwo
bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke ku kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha no kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe no kuba hataratanzwe ibihano bito. Nyuma yo gusuzuma impamvu zatanzwe impande zombi zijuririra icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umucamanza yagaragaje ko kuba Bamporiki avuga ko yahamagaye inzego z'ubutabera agamije gufasha inshuti ye nta gaciro byahabwa, kubera ko nubwo bishoboka ko umuntu wese yabaza inzego z'ubutabera. Yasobanuye ko atari buri muturage wese wabyubahuka, bityo iyo ataba ari umunyamabanga wa leta ntiyari gutinyuka guhamagara izo nzego nkuru z'ubutabera. Kuba avuga ko miliyoni 10 yahawe ari agashimwe, ubundi akavuga ko ari ubufasha Gatera yamuhaye ngo avuze umugore we, nabyo nta gaciro byahabwa, kubera ko hari n'inyandiko yanditse ubwe yiyemerera ko yakiriye ayo mafaranga y'iyezandonke. Murabyibuka mu minsi ya mbere uyu mugabo Bamporiki, Edouard Bamporiki, atabwa muri yombi, yiyandikiye anyuze ku rukuta rwe rwa Twitter, yiyandikiye ko yemera icyaha yakoze cyo kwakira iyezandonke ndetse akaba abisabira imbabazi Abanyarwanda. Ibyo nibyo yishyiriye mu nyandiko ubwe, ari nabyo urukiko rwaje kugenda nabyo babirebaho. Urukiko rwavuze ko kuba Bamporiki avuga ko yari inshuti ya Gatera byari ubushuti bubi, kuko ubw'ukuri buganisha ku rukundo kurusha kurujyanisha n'ingano y'inyungu umuntu ashaka kubukuramo. Umucamanza yavuze ko impamvu zose zatanzwe na Bamporiki Edouard ahakana icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite, bityo akaba agomba kugihanirwa. Kubirebana no kuba atarasubikiwe ibihano, urukiko rusanga bifite ishingiro ngo kuko gusubika igihano nta rugero rwiza yabatanze, kubera ko ibihano bitareba gusa umuntu wagihawe, ahubwo biba bigamije no kwigisha abantu bakiri inyangamugayo kugira ngo bamenye agaciro leta iha abantu n'indangagaciro. Ku bujurire bw'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gusaba no kwakira indonke, urukiko rusanga hagendewe ku nyandiko mvugo Bamporiki yandikiye bigaragaza ko ibikorwa byo kwaka miliyoni 5 ngo afashe Gatera Nobel mu bikorwa bye by'ubucuruzi muri Romantic Garden kuba byarangijwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, habayemo ikosa mu guhuza ibikorwa bigize icyaha. Mu rukiko rwaciye urubanza ku rwego rwa mbere rugaragaza ko ahubwo ibyo bikorwa bigize icyaha ashinjwa giteganywa n'itegeko rya 15 ryerekeye kurwanya ruswa no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rusanga koko nubwo yashatse kubihakana ubundi agashaka kubihindurira inyito, ariko yagerageje kwemera kandi akabisabira imbabazi, bityo kubifata nk'impamvu nyoroshyacyaha nta kosa ryabayeho. Urukiko rusanga kuba yaratse Gatera miliyoni 10 zo gufunguza umugore we na miliyoni 5 yo gutuma afungura ibikorwa by'ubucuruzi bwe bituma ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urukiko rusanga koko nubwo yashatse kubihakana akanabihindurira inyito, basanze ni hahandi icyaha cyo kubahamwa no kuba yarakoresheje ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite kimuhama. Urukiko rusanga koko yashatse kubihakana ariko agashaka kubihindura inyito, ariko yagerageje kwemera kandi akabisabira imbabazi, bityo kubifata nk'impamvu nyoroshyacyaha nta kosa ryabayeho. Ariko urukiko rukuru rwahise
rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 ahwanye n'inshuro 3 z'izahabu yasabye. Bamporiki murabyiruka ko niwe wari wakatiwe yari yakatiwe n'urukiko rwa Nyarugenge akatirwa gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 60 aribwo Bamporiki Edward yahise ajuririra iki gihano we asaba ko yahabwa igihano cy'igifungo gisubitse ndetse akanagabanyirizwa n'ibindi bihano yari yamaje gukatirwa n'urukiko. Rero urukiko uyu munsi nk'uko mwabyumvishe nabibabwiye haruguru, aho kugira ngo bagabanye igihano ahubwo igihano bacyongereye cyari ku myaka 4 bakigize imyaka 5 gusa. Ku kigaragara amafaranga yo yagabanutse, yari miliyoni 60 yabaye miliyoni 30. Ibi rero bivuze haruguru kugira ngo mbihuze n'ibyo iyi video yabanje yatangiye nabashyiriyeho igaragaza uyu wise ko ari umukozi w'Imana ndetse ari n'umuhanuzi, ko ibintu yahanuye ari ukuri, ngo ko Imana yamajije gufata mpiri umucamanza. Sinzi rero Imana nimba ishyigikira amafuti yo itareba ukuri, ngo yamaje kumufata mpiri, niyo magambo akoresheje, ngo kugira ngo abashe kuba yacu urubanza nk'uko yari yabiteganyije, yari yabivuze umuhanuzi, uyu wise umuhanuzi, ko urubanza nyamara nubwo ari buze gukatirwa ariko atari buhabwe igihano cy'igifungo gisubitse. Rero nk'uko mubyiyumviye, ntabwo Bamporiki Edward yigize ahabwa igihano cy'igifungo gisubitswe, ahubwo babihakanye bashingiye ko umuntu uhawe igihano cy'igifungo batarebera gusa ko ku nyungu z'ugiye guhanwa cyangwa se ko uwo ngo bagiye guhanwa, ahubwo baba bashaka gutanga urugero rwo ku bandi bakiri n'inyangamugayo kugira ngo babashe kureba agaciro leta ihereza abaturage ndetse n'indangagaciro igomba kubigisha. Ariyo mpamvu bahakanye ubusabe yari yasabye, yari yajuririye ko yahabwa igihano cy'igifungo gisubitse. Mwabyumviye rero, uyu Karabo Diane niyerekeze mu masafuriya, yerekeze mu makese, yerekeze mu mavide, ajye gucuruza akabari, kuko we yabyivugiye nk'abandi bose guhereye umunota n'isegonda ntakiri pasiteri. Ururimi rwe rwabyivugiye, kandi ngo ururimi rw'abantu nirwo rurema ibyo baba byo, kuko ururimi ngo rurarema. Reka rero mbibutse yuko iyo ari IKTV shows, mukore subscribe nimba ntacyo bibatwaye, kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5, tujye tubagezaho inkuru zitandukanye zibibera hano mu gihugu ndetse no hanze, kandi turahababereye kugira ngo tujye tubagezaho inkuru ziri mpamo kandi zifite n'ibimenyetso. Murakoze cyane rero, ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, naho utaha, bye.